mu buzima ibyiza ntibihabwa uwicaye ategereje, ahubwo bihabwa uwemeye guhatana, guca mu nzira zikomeye no guhagarara bwuma imbere y'ibigeragezo. Scott Adkins uzwi cyane nka Yuri Boyka mu ruhando rwa sinema za action, ni urugero rw'umuntu wahisemo gukora cyane kugira ngo agere ku nzozi ze, ahinduka ikirangirire aturutse ku ntumbero yo guharanira kuba best of the best. Uyu mugabo ntabwo yamenyekanye gusa kubera ubuhanga mu mirwano, ahubwo yagaragaje ko guharanira indangagaciro no gutsinda inzitane bishobora guhinduka ubuzima. None ndabatumira ngo dukurikirane urugendo rwe rutangaje, tugire ibyo twiga ku mbaraga, ukwihangana no gukorera ku ntego mu rugamba rw'ubuzima. Ati gute none muta ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe guhaye ikaze mu isi y'urusobe rwa filime zitandukanye. Nanone kandi guhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Scott Adkins ni umukinnyi w'amafilime ukomoka mu Bwongereza, wamenyekanye cyane kubera imbaraga ze mu mikino ngororamubiri no mu gukina filimi za action, by'umwihariko izibanda ku mikino njyarugamba martial arts. Scott Adkins yavutse ku wa 17 Kamena 1976, avukira mu mujyi wa Sutton muri West Midlands mu Bwongereza. Impano mu mikino njyarugamba. Scott Adkins yamenyekanye cyane kubera ubuhanga afite mu mikino njyarugamba nka taekwondo, kickboxing, karate n'indi mikino. Iyo mikino niyo yamufashije kwigarurira imitima y'abakunzi ba filimi za action. Ati gute none filimi zamumenyekanishije: Undisputed, by'umwihariko muri Undisputed 2, Last Man Standing na Undisputed 3, Redemption. Yagaragaye nka Yuri Boyka, umukinnyi wa kickboxing, ari nawe ruhare rwe rwamenyekanye cyane. Ninja cyangwa se Shadow of the T, yakinnye nka Case Bowman, umuninja w'intarumikwa. Accident Man, filimi yakozwe hashingiye ku nkuru y'igitabo mbarankuru, ibyo twita comic book, aho Adkins yakinnye nk'umwicanyi w'umunyamwuga. Ip Man 4, yagaragaye mu ruhare rw'umusirikare wa Amerika urwana na Ip Man. Ubuhanga mu gukina cyangwa se stunts. Akenshi Scott Adkins ahora yigaragaza muri filime akora ibyo benshi bita stunts, imirwano ivunanye cyangwa se imirimo ivunanye, bigatuma akundwa cyane mu ruhando rwa filimi za action. Scott Adkins akunda kwigisha abantu mu buzima bwe bwa buri munsi, akabigisha ibijyanye no kunoza umubiri, icyo twita fitness n'imikino njyarugamba. Yagiye agaragara muri filimi nini nka Doctor Strange ya 2016, aho yakinnye nk'umwe mu bashyigikira Doctor Strange nubwo atari mu myanya minini. Scott Adkins arihariye kubera ko yagiye yerekana ko ubushobozi bw'umubiri n'ubumenyi mu mikino njyarugamba bishobora kuba ikiraro cyiza cyo kugera ku ntsinzi mu mwuga wa sinema. None hari filimi ze zindi ushaka ko tuvugaho cyangwa ushaka kumenya byinshi ku buzima bwe? Iyo mpamvu reka dukomeze. Izina rye ry'ukuri ni Scott Edward Adkins. Yavutse ku itariki ya 17 Kamena 1976 nk'uko nabikubwiye ruguru. Akomoka muri Sutton muri West Midland mu Bwongereza. Scott Adkins yavukiye mu muryango w'Abongereza basanzwe. Akiri umwana yakuranye inyota yo gukora siporo no gukunda filimi za Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme n'abandi bakinnyi b'imikino njyarugamba muri sinema. Ibi byamuhaye umurongo ngenderwaho mu buzima bwe. Ku myaka 10 yatangiye kwiga karate ahereye ku bwoko bwa taekwondo. Yakuze ari umuntu ukunda imyitozo kandi afite intego yo kuba umukinnyi w'icyitegererezo mu mikino ngororamubiri no mu gukina filime. Imyitozo ye ya mbere ku myaka 14, Scott Adkins yatangiye kwiga kickboxing n'andi mashuri ajyanye n'imikino njyarugamba. Ku myaka 16 yinjiye muri National Kickboxing Association mu Bwongereza, ahabwa imyitozo irushijeho kuba ku rwego rwo hejuru. Yize n'ibindi mu bumenyi bw'imikino ngororamubiri nka judo, Krav Maga, capoeira na wushu. Scott Adkins yize muri Wimba Douglas Academy of Dramatic Arts, ishuri rikomeye ryigisha umukino wa filime nk'ikinamico. Nubwo rwose yahize, intego yo kuba umukinnyi wa filimi ntabwo byamworoheye kuko yahuye n'ibibazo byinshi bya mikoro, rimwe na rimwe agasiba amashuri kubera kutabona ubushobozi. Umwuga we muri sinema watangiye ku buryo buciriritse mu myaka y'1990,
aho yagaragaraga muri filime z'abanyamakuru n'udukino duto two kuri televiziyo. Nyamara byose byahindutse ubwo yagiraga amahirwe yo gukorana n'amasosiyete yo muri Hong Kong. Iki gihe yakoranye n'abayobozi bakomeye b'ibyamamare muri sinema yo muri Aziya nka Corey Yuen. Imirimo ya mbere yamenyekanye cyane, The Accidental Spy ya 2021, yakinnye nk'umukinnyi ushyigikira filimi ya Jackie Chan. Special Force ya 2003 yagaragaye bwa mbere mu ruhare rukomeye muri sinema ya action muri iyi filimi nyene. Undisputed 2 cyangwa se Last Man Standing yo muri 2006, iki nicyo cyamuzamuriye izina rye cyane, aho yakinnye nka Yuri Boyka, umukinnyi w'umurusiya ufite ubuhanga mu mikino njyarugamba. Iyi filimi kandi yamugize ikirangirire ku isi yose. Scott Adkins ni umugabo ufite urugo, afite umugore n'abana, ariko kandi komeza kubaho ubuzima bwite butarangwa cyane n'itangazamakuru. Yita cyane ku mikorere ye mu kazi, agakomeza no gutoza urubyiruko. Uyu munsi wa none Scott Adkins aracyakora muri sinema cyane cyane izibanda ku mikino njyarugamba. Akomeje gutunganya filimi zindi z'uruhererekane rwa Accident Man ndetse n'ibindi bikorwa bifasha kuzamura uruganda rwa sinema y'imikino njyarugamba. Undisputed ni uruhererekane rwa filime za action zigaruka ku mikino ngororamubiri yo mu mabaraza y'ifungwa, aho abakinnyi bahatanira kwerekana ubuhanga bwabo mu mikino njyarugamba. Yamenyekanye cyane kubera uburyo ikoranye imirwano ishimishije n'ubuhanga bw'abakinnyi. Undisputed yo muri 2002, umuyobozi wayo ni Walter Hill. Abakinnyi b'ingenzi hariho bita Wesley Snipes na Ving Lam. Filimi ya mbere itangira igaruka ku nkuru y'umukinnyi wa box w'icyamamare George Iceman Chambers Ving Lam afungwa azira gufata ku ngufu mu buroko. Ahurira na Monly Patchen cyangwa se Wesley Snipes, umukinnyi wa box w'imfungwa, maze bahatirwa kurwana mu marushanwa yo mu buroko. Filimi yerekana ishyaka ry'abakinnyi bombi mu mirwano yabo. Iyi filimi yatangije uruhererekane ariko ntiyakunzwe cyane nk'izayikurikiye kuko yari iya mbere kandi yibandaga ku nkuru kurusha imirwano ishamaje. Undisputed 2 cyangwa se Last Man Standing ya 2006, umuyobozi wayo ni Isaac Florentin. Abakinnyi b'ingenzi bayo ni Michael J. White cyangwa se George Chambers na Scott Adkins uba witwa Yuri Boyka. Inkuru nyamukuru: George cyangwa se Iceman Chambers Michael J. White agaruka nk'umukinnyi wa boxi wasohotse mu buroko, nyamara mu rugendo rwe mu Burusiya agaterwa ibirego by'ibinyoma akagenwa muri gereza yo muri icyo gihugu. Nyamara kandi aho ari naho ahurira na Yuri Boyka cyangwa se Scott Adkins, ubu ukina ari umurusiya uzwi cyane nk'umukinnyi wa kickboxing w'inararibonye mu buroko. Nyamara abangaba bombi baza guhurira mu murwano ubukomeye cyane, maze hakagaragara ubuhanga buhambaye mu mikino njyarugamba. Yuri Boyka yahise aba ikirangirire muri uru ruhererekane kubera uburyo yakinnye neza agaragaza imirwano ishamaje. Sasa rero dore impamvu iyi filimi yakunzwe ku rwego rwo hejuru. Scott Adkins yashimishije abakunzi ba filimi z'imirwano kubera ubuhanga bwe mu kwiyerekana mu mashusho y'imirwano yihuta kandi ishimishije. Filime yazanye impinduka kuko yerekanye MMA ku rwego rurenze urw'ibisanzwe muri filimi z'imirwano. MMA nk'uko nabibabwiye ni Mixed Martial Arts. Yuri Boyka, uruhare rwa Scott Adkins nka Boyka rwamuhaye izina rikomeye ku ruhando rwa filimi z'imirwano, kandi uyu mwanya warushijeho kumumenyekanisha muri iyi filime. Nyamara kandi nubwo filimi yasohotse nk'iya video on demand itambutse mu masinema menshi, yakunzwe cyane n'abafana ba filimi z'imirwano kandi yaje guhinduka ikimenyetso cy'imirwano ya MMA muri sinema. Nyuma y'iyi filimi hakurikiyeho ibindi bice nka Undisputed 3 Redemption yo muri 2010. Filimi Special Force yakinwe mu mwaka wa 2003. Ni filimi y'imirwano yanditswe na Michael Robbins ikanayoborwa na Isaac Florentin. Scott Adkins, umwe mu bakinnyi b'ibyamamare bazwi cyane mu mikino ngororamubiri n'imirwano ya filime, yayikinnye nk'umukinnyi w'ingirakamaro cyangwa se type. Iyi filimi ikubiyemo ubutumwa bw'ubutwari, ubutumwa bwo gutabara ndetse n'ibyerekeye intambara n'ubutasi.
ati gute none? Inkuru ya Special Force igaruka ku itsinda ry'abasirikare badasanzwe muri Amerika bajyanwe mu butumwa bwo gutabara umunyamakuru w'umunyamerika witwa Wayne Taylor wafashwe bugwate mu gihugu cyibasiwe n'intambara. Abasirikare b'ibanze baba bagize iryo tsinda n'aba bakurikira: Major Don Harding cyangwa se Michael Worth, Bill cyangwa se Tim Aber, Jess cyangwa se Troy Merda, Vasquez cyangwa se Daniel Decha, Talbot cyangwa Elder Duncan. Scott Adkins akina nka Talbot, umwe mu basirikare barwanira mu itsinda ry'intoranwa. Filimi yibanda ku ngufu zidasanzwe z'abasirikare ndetse n'uburyo bwo guhangana n'abanzi bafite intwaro zikomeye. Special Force irimo imirwano yo kurasana, ubutwari bw'itsinda rikora ibikorwa birenze ubushobozi ndetse n'amasomo yo gushyira hamwe no kudatatira inshingano. Ati gute none? Sasa rero dore bimwe mu byatumye iyi filimi bikimenya bose ikamenyekana ku isi hose. Icya mbere, Scott Adkins uko yakinnye byatumye agaragara nk'umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga mu mirwano ya sinema, cyane cyane kubera imyitozo ye ya karate na taekwondo. Amashusho y'imirwano, filime yakozwe neza mu bijyanye no kwerekana uburyo bwo kurwanisha intwaro no gukoresha imbaraga z'umubiri. Ubutumwa bw'ubutwari, inkuru igaragaza uburyo ingabo zikora ibishoboka byose kugira ngo zitabare umunyamakuru n'uburyo amahoro agomba gushakwa mu bihugu biri mu ntambara. Mu mpera za filimi Special Force, itsinda ry'abasirikare badasanzwe barwana urugamba rukomeye kugira ngo batabare Wayne Taylor, wa munyamakuru wafashwe bugwate. Nyuma y'ibigeragezo byinshi birimo kugabwaho ibitero n'abanzi bafite intwaro nyinshi, b'abasirikare b'itsinda rya Major Don Harding babasha kurangiza ubutumwa bwabo. Dore uko byagenze mu mpera z'iyi filimi. Gutsinda umwanzi byagenze gute? Iri tsinda rihangana n'umuyobozi w'abanzi ariwe Colonel Khalid wari ufite Wayne Taylor nk'imbohe. Mu mirwano ya nyuma baramutsinda kandi babasha gukuraho umutwe we w'intagondwa. Nyuma yo gutsinda abanzi, b'abasirikare badasanzwe basigara barwana n'igihe kugira ngo basubire mu ndege yabatwaye. Gusa bamwe muri bo bahitanywe n'intambara, harimo Talbot cyangwa se Scott Adkins ugwa ku rugamba yerekana ubutwari buhambaye. Abasigaye mu itsinda babasha gutwara Wayne Taylor aho abafite umutekano bashyira imbere inshingano zabo z'ubutabazi, nubwo rwose baba batakaje bagenzi babo mu rugamba. Filime rero irangira igaragaza ko nubwo ubutwari bwabo bwari bugoye kandi bugatwara ubuzima bw'abasirikare bamwe, baje gukora ibyo bari bariyemeje, ari byo gutabara abari mu kaga no kurwanya ubunyamaswa. Uyu musozo kandi ugaragaza ubutwari bw'ingabo ndetse n'icyo bisaba mu guharanira amahoro n'ubutabera. Iyi filimi Special Force yo muri 2003 yakozwe n'ingengo y'imari ingana n'amadolari $1,300,000 z'amanyamerika. Iyi filimi kandi yasohotse ahanini mu buryo bwa DVD kandi ntiyerekanwe cyane mu mazu yerekanirwamo sinema, bityo amakuru ku mafaranga yinjije ntiyagaragajwe ku mugaragaro. Nubwo itirije amafaranga menshi, Special Force yashimishije abakunzi b'ibikorwa by'imirwano kubera imyiyereko ya Scott Adkins n'uburyo bwiza bw'imirwano. Niba wifuza kureba iyi filime, iraboneka kuri serivisi zimwe na zimwe zo kureberaho filime kuri interinete. Scott Adkins nk'umukinnyi w'icyamamare mu mikino njyarugamba no muri sinema nk'uko nagiye mbivuga, akomoka mu Bwongereza nyine. Scott Adkins nubwo akomoka mu Bwongereza, kubera akazi ke ko gukora filimi akenshi bari mu bihugu bitandukanye bitewe n'aho ibikorwa byo gufata amashusho bibera. Nta makuru ahamya hari yerekana hatuye muri iki gihe. Scott Adkins yakomeje gukina no gutegura filimi z'imirwano. Aherutse kugaragara muri filimi nka John Wick Chapter 4 muri 2023, aho yakinnye nka Killer Hurricane. Yakinnye muri filimi Accident Man, Hitman's Holiday muri 2022, aho yari umukinnyi mukuru ndetse akaba n'umwe mu bayiteguye. Akomeje no gukora ibiganiro kuri chaîne ya YouTube aribyo bita The Art of Action, aho aganira n'abandi bakinnyi b'imirwano n'abayobora filime zitandukanye. Noneho rero dore zimwe mu mbuga nkoranyambaga akoresha. Instagram, akoresha uru rubuga rwa Instagram rwitwa @TheScottAdkins, aho asangiza abamukurikira amakuru yerekana ibikorwa bye bya sinema n'ubuzima busanzwe. X cyangwa se Twitter, akoresha konti ya X yitwa @TheScottAdkins, aho atangaza amakuru yerekeye imishinga mishya
ari gukora n'ibindi bijyanye n'umwuga we. Facebook afite urukuta rwe rwa Facebook rwitwa Scott Adkins, aho asangiza abamukurikira amakuru n'amafoto y'ibikorwa bye bitandukanye. YouTube afite umuyoboro wa YouTube witwa Scott Adkins, aho ashyiraho ibiganiro n'amashusho yerekana imyitozo y'imirwano n'ibiganiro n'abandi bakinnyi ba filime. Scott Adkins yakomeje kuba umwe mu bakinnyi b'imirwano bakunzwe cyane ku isi, kandi ibikorwa bye bikomeje gukurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Banza wumve kano kantu. Ubuzima ni urugendo rugoye, ariko kandi ni urubuga rw'amahirwe ku bantu bahitamo guharanira inzozi zabo, nk'uko Scott Adkins yabigaragaje mu rugendo rwe rwo guhindura impano ye y'imikino njyarugamba ikaba umwuga ukomeye mu ruhando rwa sinema. Yatwereka ko kugira inzozi bihagije iyo ugize icyo cyerekezo kandi ubishyizemo akazi, umurava no gutsimbarara, byose birashoboka. Ubuzima bwe butwigisha ko intambwe imwe iba ingenzi, kabone niyo yagaragaza intege nke, kuko buri rugendo rutangirira ku gushyira amanga no guharanira kugeraho ushaka. Iyo twubaha impano zacu kandi tukazibyaza umusaruro, tuba tugiye kurema amateka atandukanye, kandi tuba dutera ikirenge mu cy'abantu b'indashyikirwa bazwi ku isi. Ni ikihe kintu cyaguteye ubwoba ngo ureke gukora? Shira ubwoba, tangira urugendo rwawe none amahirwe yawe azaza. Ikibura gusa ni igihe. Ngayo nguko Mutama, ndi Kwizera Janvier kandi nk'ibisanzwe ari nako mushimire by'umwihariko rero, ari nako uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi ku biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Imana ibarinde, Imana ibarebe icyoroshye. Bye bye.